Morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na Forex trading. Uyu munsi tugiye kureba gold, ni iki twakitega, ni izihe opportunities dushobora kubona. Gusa mbere yuko dutangira, reka mbanze mbanyuriremo trade twafashe ejo. Ejo twafashe trades ebyiri kuri gold. Nkuko nari nabibasobanuye, market yari bullish. Sunday yari ya closing iri aha ngaha. Nari nababwiye ko hagomba kuzamo some correction cyangwa se retracement, ko market ishobora kumanuka hasi ikaba wenda rejected kuri support. Iyi support itaba valid cyangwa se itakora, next support ikaba ariyo ibaho rejected. So ejo dukora analysis, market yacu yari iri muri no range cyangwa se muri iyi white box. Icyo nifuzaga cyangwa se nari nababwiye cyo gutegereza nuko ya breaking ino support yacu iga closing above with a strong candle, ikamanuka igakora retest. So kuba trading a breakout, nimba mubizi cyangwa se hari abatabizi, reka mbibabwire. Iyo trading breakout, hari ibintu bitatu by'ingenzi uba ugomba kwitaho kugira ngo trade yawe ibe valid cyangwa se wizere ko trade yawe ariyo. Icya mbere ni trend, ugomba kumenya aho trend market cyangwa se trend iri kujyamo, nimba ari up trend cyangwa down trend. Ikindi ugomba kumenya ku identifyinga cyangwa se kumenya range cyangwa se range market iri valid. Ikindi cya gatatu ni candlestick. Candlestick ni iguha confirmation. So ahangaha market yari muri uptrend, yari imanutse for correction, iza ibiri muri no range. So icyo twifuzaga nuko ya breaking ino support yacu iga closing above, ikamanuka for retest, ikabona gukomeza. Uko byagenze, ya breaking ino support with a strong candle, which means ko aba buyers bagiye kuza in control. Urebye iyi candle ya closing above this support iri big ugereranyije n'utu dukando turi inside, means ko hagiye kuza volume. So niyo mpamvu ntategereje ko imanuka for test iyi support yacu, ahubwo nkarindira ko iyi next candle i creating a wick. Urumva yari openinze, iramanuka to create wick, imaze guflipping ika breaking highs iyi previous candle, niyo yahisiba entry yanjye. Aha mubona red line nari nahashyize ko market nihagira ndi uhite nshyira break even, na takinga 80%. Aha nkahita ntakinga full TP. Impamvu hariho nashyize hari 4 hour support, reka mbibereke. Murabona ko ariho hari 4 hour resistance, sorry nari mvuze support. Urabona ko hariho 4 hour support, niho nahise ntakinga full TP yanjye. So trade ya kabiri, trade ya kabiri nkunda kubona ino setup, to be honest. Ino setup mubona ahangaha nkunda kuyibona iyo nyibonye biranshimisha. Namwe mujye muyireba, kenshi ni ikintu nabonye gikunda kuba mu isoko. Tuvuge nimba market yacu iri muri uptrend ikamanuka for retracement cyangwa correction, byanze bikunze i creating a support. Support iba created iyo market iri muri uptrend cyangwa se downtrend. Tuvuge nk'uko nguko iri muri uptrend ikamanuka for correction, indi candle iri bullish ikahita closinga ikavarinze body ya red candle cyangwa se iga closinga ari hammer candle. So mu gihe next candle tambibereke muri 15 wenda niho muri bibone neza, niho hari confirmation. Okay, urabibona. Mu gihe next candle i breaking the highs ya bullish candle, niyo itiba entry yanjye, atakitinga next highs. Iyi setup ikunda kuba, muzajya muyibona kenshi, mujye muyireba. Ahantu henshi nagenda mbibereka cyangwa se abarebye videos zanjye mwagiye mubona. Reba nk'aha ngaha naho byarabaye, nubwo iyi tutari kuyifata kuko iyi next candle ntabwo yabashije gucreating a wick. Iyi nayo ni indi setup. Urabona yari iri muri uptrend, imanuka for correction, iti creating a support ari iyi bullish candle ya closinze. Reba n'aha ngaha irahari,
iyi setup irahari iri muri uptrend, iramanutse for correction, indi candle is closing ari bullish, next kandi ibashe ku breaking highs tuhita twinjira. So ino setup muzajya mukunda kuyibona kenshi kuri currency zose, si kuvuga ngo ni gold gusa, ni setup ikunda kugaragara cyane. So twihuse reka turebe gold uno munsi niki twakitega, ni izihe opportunities dushobora kubona. Mbere yuko tureba gold, reka tubanze turebe DYX cyangwa se dollar yifasha gute. Ejo yari iri ahangaha, nari nababwiye ko byanze bikunze market iri bumanuke igafiringa ino gap. Uko mubibona ino gap yabaye filled cyangwa se yaje kuzuza ino gap, ubu ngubu iri kujya muri up. Gusa uje ukareba ahangaha market yongeye openinga with gap, ushobora kwibaza ngo ni ukubera iki. Hari high chance ko nari nababwiye ko Donald Trump agiye kwimposinga taxes kuri Canada, Mexico na China. Gusa Mexico yemeye kujya mu biganiro na Trump, avuga ko tarifu yari agiye gushyira kuri Mexico izatangira next month. Bishoboke ko ari high chance yuko yahinduye iyo ntuza, iyo new taxes, bishobora kuba ariyo mpamvu market yongeye openinga with gap. So ku bwa Trump mugiye kuzajya mubona udushya twinshi muri market, kuko any news ibayeho ya affecting market, so you have to be careful. Noneho turebe gold ni iki twakitega uno munsi. Uje ukareba gold muri daily time frame iri very bullish nkuko mubibona, cyangwa se iri muri uptrend. Kando y'ejo ya closinze ifite long wick na small body, byerekana ko buyers barimo pushing a price high. Uje ukareba current candle openinze creating a small wick, igaruka for down, ariko ntabwo bisobanuye ko ije muri downtrend, ahubwo ishobora kuza for correction ikabona guflipinga isubira hejuru. Nk'ibisanzwe rero reka dutangire tumakinga highs cyangwa se high price of current candle. Icyo bidufasha kumenya range market y'uyu munsi iri ahagana he cyangwa se iri hehe. Shyireho na loss. So uje ukareba left side yacu, uramutse wibajije ngo iramutse breakinze ino resistance yacu ni yihe next support, uje ukareba left side there is no data, means ko iyi cyangwa se there is no candles, means ko iyi week ariyo highs yabashije kuba created, ariko ariyo dushyiraho yellow color, byerekana ko ari daily resistance. Tuze turebe iramutse breakinze ino resistance yacu, ino support yacu, next support yaba he, yaba iri aha. Ubundi tumakinge na half candle iyi ngiyi, ubundi tujye muri 4 hours turebeho yifashe bite. Impamvu tumakinga half ni ukugira ngo tumenye ko market imaze iramutse yageze yakora reaction igasubira muri buy side. Tuyihindure green box. Hano reka tujye muri 4 hours turebeho byifashe bite. Muri 4 hours reka twa adjusting ino support yacu. Nk'ibisanzwe murabizi ko iyo tugiye muri 4 hours tubanza kwa adjusting support and resistance kugira ngo zigendane na current market. Kaniyi tuya adjusting tuyishyiraho. Muri 4 hours uje ukareba left side, nta data also zihari cyangwa se nta candlestick zihari, means ko turekeraho zino twashyizeho. Ubundi twigire muri 1 hour, uko mubibona yaje creating support kuri iyi support yacu ikomeza hejuru, no muri 4 hours iri bullish. Turebe muri 1 hour. So uje ukareba muri 1 hour market yacu sitinze muri iyi zone, means ko
uje ukareba kuri 1 hour market yacu isitinze muri iyi zone cyangwa se muri iyi range. Ahangaha twareba tukabona ko hari strong support yahindutse resistance. Reka dushyireho green box yerekana ko market ishobora kuhagera igakora reaction. Ubundi tujye muri 30 minutes turebe nizo opportunities dufite cyangwa se dushobora kubona kuri uno munsi kuri gold. Opportunities dufite uno munsi uje ukareba kuri gold ukareba iri muri no range, hari high chance ko ishobora kubreakinga ino resistance yacu ikabreakinga akora retest targetinga ino highs. Nubwo iyi range yacu igaragara nk'ari ntoya for scalping cyangwa se day trader, ntabwo ari ntoya, harimo pips 61 targeting ino highs. Hari high chance ko yaza kubreakinga ino resistance yacu. So wait, nkuko ubona ko harimo small candles, wait ko closing above with the strong bullish candle, ubundi indi candle ni breaking highs yayo, you can take your entry. So kuri indi opportunities ishoboka nuko ya breaking ahangaha ino support yacu igakora retest iyi ngiyi ikaba rejected, ikabona gukomeza hejuru. Gusa kuri ubu ngubu I think high chance yuko yabasha kubreakinga ino resistance yacu. Ahangaha ishobora kubikora, market ishobora kubikora, burya iratungurana, ishobora kubikora ikaza ahangaha cyangwa se kuri iyi next support ikaba ariho iba rejected. Gusa we have to wait and see. Gusa ngiye high chance ndaziha ko ishobora kubreakinga ahangaha muri London session. Just sit and wait. So kumva ari ibyo ngibyo twakitega kuri gold. Ubundi reka dutegereze turebe. Soza hari abifuza ko ntangira course, nabasabye ko byibuze twongera umubare wacu tukaba 200 nkatangira gushyiraho courses zigisha forex trading. Please do subscribe tube byibuze abantu 200. Ariko ino Friday ndashaka kubigisha uko wa tradinga NFP cyangwa se other big news like CPI, interest rate, news nk'izo zigiye zikomeye. Hari strategy nkoresha byibuze kugira ngo nshyiraho iyo course. Reka tube abantu 100, hari turaburaho abantu 30 nabangaye gutyo. Reka tuzamura umubare tugeze ku 100, ubundi kwa kane iyo course izahita ibageraho. So thank you so much, happy trading day.